wacu tugira navuze umuntu wese witwa ko ari umukristo bavandimwe cumi na kabiri. Ahangaha nufata Bible yawe urebe muri Yeremiya 52 ku murongo wa 31 hano batubwira yuko tariki 25 ndetse ukwezi kwa 12 hano batwereka yuko bavandimwe uwo murongo nusoma neza uraza gusanga itariki ni tariki hari umwami wabohoraga iki wabohoraga imbohe cyangwa se imfungwa. Bavandimwe rero ubwo abazungu cyangwa se Freemason cyo bapfunyikira abakristo nuko iyo mwizihije tariki 25 z'ukwa gatanu mubwira yuko ari cyo tariki Yesu yavutseho, ahubwo mwigema muri kwizihiza umunsi wo kubohora imfungwa. Nuko president w'igihugu agiriye impuhwe akavuga ati imfungwa runaka muzibohore muzirekure, iyi mpuhwe za president. Cyo gihe rero hari umwami mu Bayahudi nabo barekuraga imbohe bavandimwe, icyo gihe yazirekuraga 25 ukwezi kwa 12. Uwo murebe mwaka bavandimwe rero abakristo bagenzi bacu iyo muri kwizihiza uwo mwaka cyangwa se muri kwizihiza ivuka rya Yesu, ahubwo muri kwizihiza itariki yo kubohorwa kw'iki kw'imbohe. Ubwo rero bavandimwe tariki nizigera 25 z'ukwa 12 ukizihiza uyibyira yuko ariko iryo tariki Yesu yavutseho, uzaba uri kwibeshya, ahubwo uzaba uri kwizihiza iki? Uzaba uri kwizihiza itariki yo kubohorwa kw'iki kw'imbohe cyangwa se kw'imfungwa. Ibisambo nibwo byarekuwe, abanyabyaha nibwo ni tariki
barekuwe mu bavandimwe bitewe na Bible, uko Bible idusobanurira. N'ahantu hamwe uzasoma muri Bible, niba ushaka kumenya uko ushaka kumenya nta marangamutima arimo, fungura Bible kuva ku rupapuro rwa mbere kugera ku rwa nyuma. N'ahantu hamwe uzasanga Bible cyangwa se Bibiliya itubwira yuko tariki 25 ukwezi kwa 12 Yesu yaravutse. Nta hantu uzasanga abavandimwe, ibyo nta hantu uzabisanga. Niyo mpamvu nabwiye yuko abapasiteri hari mirongo n'imwe iyo bagezeho barayisimbuka bakavuga bati ahanga iyi mirongo tuzayisomera mu ijuru n'abamarayika. Ubwo rero abavandimwe, niba utarubizi ushaka kumenya no kwiga, nta marangamutima ugendeyeho utavuze ngo ngewe nzapfa ku idini ryanjye nishaka zagiye mu muriro, umenye ko tariki 25 z'ukwa 12 tugendeye kuri Yeremiya 52 ku murongo 31 nimba yemera Bibiliya koko ari amagambo y'Imana, hatubwira yuko itariki 25 z'ukwa 12 ni umunsi wo kugira gute ukubohora imfungwa cyangwa se imbohe. Ese bavandimwe, hari n'ikindi nanone tariki 25 kitubwira mu mateka uko nayo